urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo ijambo rya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo isengesho mu gicuku. Umurongo wacu ufungura uri mu maganya ya Yeremiya ibice 2 umurongo wa 19, aravuga ngo haguruka uboroge mu ijoro uhereye igihe batangirira izamu, usuke umutima wawe nk'amazi imbere y'Uwiteka, umutegere ibiganza ku bw'amagara y'abana bawe bato. Ubundi bwiru bwahishuwe mu ijambo ni ibanga rirebana n'isengesha abantu b'Imana bagomba gusobanukirwa. Mu maganya ya Yeremiya ibice 2 umurongo wa 19 tuhabona uko abantu bari bakeneye ko abana babo babohorwa. Reba ko umuhanuzi atavuze gusa ati boroga, ahubwo yaravuze ati haguruka uboroge mu ijoro. Hariya hari umwihariko, byagombaga kuba nijoro. Hari ikintu ku gusenga mu ijoro. Nubwo atavuga ati musenge buri joro, ariko hari igihe cyihariye ubwo Umwuka Wera azakuyobora gusenga nijoro. Niyo mpamvu kugendana n'Umwuka Wera ari ngombwa. Ijoro hano ntabwo ari 3 cyangwa 4 z'ijoro, ni mu masaha ya kare atangira umunsi, ubwo kurinda biba bitangiye ni nyuma ya 6 z'ijoro. Itegereze icyo akubwira gukora muri icyo gihe cya nijoro. Aravuga ngo usuka umutima wawe nk'amazi imbere y'Uwiteka. Iri ntabwo ari isengesho risanzwe, usuka umutima wawe imbere y'Imana. Hanyuma ni iki kindi? Umutegere ibiganza ku bw'amagara y'abana bawe bato. Ababyeyi bamwe bahuye n'ibihe aho umwana yahindutse inzererezi cyangwa ikirara, atumvira, atayoborwa, yaraheze mu mutego w'umubi. Wibireba wipfumbase nk'aho udashobora kuzana impinduka mu buzima bw'uwo mwana. Gira icyo ukora cyane mu isengesho, maze ubohoze umuhungu cyangwa umukobwa wawe. Byuka 6 z'ijoro maze usenge. Koresha iri banga ryo gusenga ndi kugusangiza nonaha. Zamura ibiganza byawe maze usengere uwo mwana agaruke mu bushake bw'Imana. Atura ko yitandukanije n'ibiganza abantu b'isi. Atura ko adakururwa n'ibindi uretse ijambo, ndetse agashishikarizwa ibintu by'Imana. Atura ko Satani ntacyo afite mu mwana wawe, kandi yuko kuva ubu amayerekwa y'umwuka akongezwa mu mutima we, bikamuha gushira amanga no kugira ubutwari, maze agasohoza umugambi w'Imana yishimye. Ahari n'uburwayi cyangwa umuze byafashe uwo mwana, ugomba kumubohoza mu isengesho. Senga muri ubu buryo, nuko Imana izatabara maze yongera itunganye uwo mwana. Haleluya. Ibwiriza nuko usuka umutima wawe hasi ndetse ukazamura ibiganza byawe ku Mana mu ijuru. Uko niko ufata ibintu mu maboko yawe kandi ukazana kubohorwa ku bana bawe mu ijoro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Reka dufatanye gusengera isengesho. Ndasenga nawe usubira umuti. Data mwiza, ndasenga mburizamo kuganza kose k'umwijima kugamije gufata mpiri imitima y'abana n'abakiri bato. Harimo ikigare cy'urungano, ibinyamakuru bibi n'ingengabitekerezo zo mu isi. Ndatura ko bagendera mu mucyo kandi ko bakora umurimo wawe, bakanga umurimo wose utera imbuto w'umubi, bakagendera mu gukiranuka basohoza intego yabo muri Kristo, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Zaburi 63 umurongo wa 6, Zaburi 119 umurongo wa 62,
Luka ibice 6 umurongo wa 12 na Yesaya 62 umurongo wa 6 n'uwa 7. Haleluya. Mwene data urimo kunyumva, ubasha cyane guhindura icyerekezo cy'ubuzima bw'abana bawe, abakiri bato cyangwa abantu bose bagushamikiyeho, mu gihe wafata umwanya ugatangira gusenga koko, cyane cyane amasengesho ya nijoro, uzamuye ibiganza ugasuka amaganya yawe yose imbere y'Imana. Nta kabuza impinduka zizaboneka mu izina rya Yesu. Ariko ibyo byose ntabwo wabibasha kubigeraho kereka warabanje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niyo mpamvu ngukangurira gusengera isengesho rigiye gukurikiraho, kugira ngo iryo tangira ribanze ribeho, maze n'ibindi byose bize gukurikira, kugira ngo ubashe kubona impinduka wifuza mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze ubwo mubikora, naho ubutaha. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 0794000091. Ndasubiramo 0794000091. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha.